Delphine rero icyo nakubwira nuko naragukunze kandi twahujwe n'urukundo, nzakora igishoboka cyose kugira ngo wishime. Benjamin rero muri aka kanya ikintu ushatse kukubwira, first of all ndashaka kugushimira kubw'urukundo wampaye bitandukanye n'urundi rukundo nawe narigeze mbona ahandi. Ibyo rero byanatumye mbasha kugukunda bitandukanye nuko nakunze abandi babanje. Ibyo ari nabyo bituma nyine utandukana n'abandi bahungu bose. Icyo rero nshaka kukubwira muri aka kanya nuko ibyo kugukunda byo urabizi ntabwo ari ibintu nasubiramo kenshi, ariko nzakubaha nyine nkuko nkwiriye kukubaha, kandi kugira ngo bajye bavuga ngo by'akaramata nicyo nifuriza urukundo rwacu, couple yacu ndetse n'abazadukomokaho. Ndagukunda, nzakomeza ngukunde kandi naragukunze. Umwe yitwa Hagenimana Benjamin wamamaye nka Gicumbi, undi yitwa Umuhoza Delphine. Umwe ni umutwe w'urugo, undi akaba umutima w'urugo. Aba bakoranye igihe kitari gito kuri Radio na TV10, aho Benjamin yakoraga mu biganiro by'imikino anogeza umupira, mu gihe Delphine yakoraga mu biganiro bisanzwe birimo icyitwa Prime 10 cyatambuka kuri TV10. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ndagira ngo tugaruke ku nkuru y'urukundo rw'aba bombi n'uburyo rwagiye rukura kugeza bemeye kurushinga. Kanda subscribe kuri uyu muyoboro bica tujye tubana buri munsi mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho. Ibuka kandi gukanda like kuri iyi video niba uyikunze. Nge nitwa Obed Rugwiro, ikaze. Ibijyanye na design z'inyubako yawe biharire Musanze Special Design Company Limited, maze witurize. Igihe kirageze ngo ibikorwa byivugire kuruta amagambo hamwe na Musanze Special Design Company Limited. Bagufitiye urugarika, amakoro mu bwoko butandukanye, nk'amakaro yo komeka ku nkuta no gushyira ku marembo, ndetse n'amapave yo gusasa ku mbuga no mu mihanda, kandi byose ni ku giciro kikunogeye. Akarusho kandi bagufitiye abatekinisiye b'inzobere bakwigira design z'inyubako yawe, bakagukora design inogeye ijisho. Bafite icyicaro i Musanze Nyakinama hafi n'ikigo cya gisirikare cya Rwanda Peace Academy, ariko ibyo ntibiguhangayikishe kuko bakora mu gihugu hose. Bahamagare kuri 0788 57 14 061 ndetse na 0722 13 80 19 6. Muri 2017 nubwo urukundo rwabo rwatangiye gushinga imizi, na cyane ko bakoraga mu kigo kimwe kuri Radio na TV10. Dore ngaha aho byose byatangiriye. Na Benjamin hari inama yo gupresenta abakozi, dutangira kugenda dutera ama comment ku bakozi bose bari baje, na Delphine ari muri abo ngabo. Ubundi byatangiriye mu nama yo gupresenta abakozi bashya bari binjiye mu kazi mu kigo Benjamin Gicumbi yarasanzwe abereye umukozi. Delphine nawe rero yari umwe muri abo bakozi bashya barimo gupresentwa. Gicumbi na Fuad bahoze ari inshuti z'akadasohoka, bafashe akanya batangira gutera comment kuri abo bakozi bashya bari binjiye muri icyo kigo. Ari nabwo bageze kuri Delphine bamutindaho cyane, bamuteraho comment. Uko iminsi yagendaga yicuma, Benjamin Gicumbi yatangiye kugenda ashinjagira ashira, muri make ahinduka agatimatima wa mugani wa King James, yasinzira ibitotsi bikabiyanga. Uwitwa Fuad, inshuti ya Benjamin Gicumbi, yaragize ati: umunsi wa mbere Benjamin ambwira ko yatangiye kwiyumva muri Delphine, ndabyibuka twari tugiye ku kazi mu masaha ya 6:50 kuko twageraga inama y'akazi saa 7. Tugeze ahantu twakundaga guca habaga ibiti by'imyembe n'ibishyimbo n'ibigori, nibwo yambwiye ati: ariko mwana, uzi ko wa mukobwa w'umunyabutare yatangiye kumpungabanya? Nzamuka nseka. Ku rundi ruhande Delphine we aragira ati: ubundi mfite ukuntu nteye, ntajya nita ku bantu cyane ngo njye kwitegereza umuntu ngo menye ngo n'uyu. Rero namubonye ku kazi nabwo, kandi kumubona nuko hari umuntu wari wamumbajije, ndamubwira ati ntabwo uwo muntu muzi ku kazi. Hari hashize amezi nk'ane mpakora, ariko ntarahamubona kuko yakoraga amasaha ahabanye nayo njye nakoraga. Hanyuma mubaza mugenzi wanjye twakoranaga, arambwira ati nyamara aba yicaye muri recording room kenshi mu masaha ya 9. Hanyuma umunsi umwe mvuye mu kiganiro ndamubona, ndabaza, barambwira ngo niwe. Ubwo nibwo bwa mbere twari duhuye ariko tutaravugana. Nyuma rero nibwo twahuje nk'abantu dukorana, dutangira kujya tuvugana bisanzwe tuganira. Uruhande rwa Benjamin ati:
njye mubona bwa mbere naramukunze kuko ubona igihe muri karagiteri cyangwa se uko nteye nkunda umuntu witonze, so nawe rero namubonye ari umuntu utuje witonze ushishije make, iyi mpamvu ya mbere ituma umukunda. Tugarutse kwa Fuadi yagize ati ubundi umugambi wo kugira ngo Benjamin na Delphine bisange bakundana njye n'uwitwa Rita Mugire twawucuze. Njye nkagenda nkabwira Benjamin nti hari icyo Delphine yakuntumyeho, na Rita akagenda akabwira Delphine ati hari icyo Benjamin yakuntumyeho, kandi byahe byo ukajya nta kintu badutumye. Biza kurangira rero buri umwe agize amatsiko yo guhura n'undi baramenyana kubera iyo joke yanjye na Rita. Benjamin avuga ko nk'ibisanzwe mu muco nyarwanda umuhungu ari ufata iya mbere agasaba umukobwa urukundo, nawe rero niko yabigenje, gusa yabanje kugiramo akantu k'ubwoba yibaza ati ese ko bumubonye ntamubonye ari mukuru ubu ntasanzwe afite sheri. Iryo ryamubereye ihurizo rikomeye, kubimubwira biramugora cyane, ariko ngo burya ntahitinya itarungurutse, yaje guta inyama y'ubwoba amubwira itse ku mutima. Delphine ati bwa mbere rero ansaba ko duhura ku munsi yansabyeho urukundo, nabanje gutekereza nti ariko ubundi umuntu dukorana umpamagaye ngo duhure agiye kumbwira iki, ariko wenda bitewe nuko twari tumaze iminsi tuganira ndavuga nti reka mwubahe kuko nawe nabonaga nyubashye, ndavuga nti reka mpagere. Njya nabimubwira nti iyo nza saa 8 wari wambwiye akarengaho iminota 5 utarahagera nari gusubirayo kuko n'ahantu twari buhurire hari hafi yaho ntuye. Njye rero naje nje kwiyenza nsanga yantanze, ubwo nyine abaransinze. Delphine avuga ko uwo munsi atigeze amusubiza niba byemeye cyangwa bihakanye, ahubwo yamuteze amatwi hanyuma amubwira ko agiye kubitekerezaho kugira ngo Benjamin agende aryame bimunanire gusinzira. Benjamin ati uwo munsi duhura ndabyibuka twari twahanye gahunda yo guhura saa 8 z'amanywa. Saa 10 z'umugoroba nari namaze kumubwira ko icy'ingenzi ari urukundo kandi ko atari bya bintu byo gukina cyangwa gutesha umutwe. Delphine avuga ko mbere yo kumwemerera ko bakundana byamusabye kubanza kwegerana nawe bigamije kumusobanukirwa kugira ngo amenye uwo ari we. Nyuma yo kumusobanukirwa neza avuga yego. Ati ikintu cya mbere cyatumye nanjye mukunda ni uburyo yanyubahaga cyane akanakunda kungisha inama mu bintu bitandukanye agiye gukora. Ikindi cya kabiri aranitonze, nubwo ateza akavuyo ariko aritonda. Ni ibintu bibiri bidahura ariko bihura nanone. Benjamin avuga ko Delphine akimara kumwemerera urukundo nibwo batangiye kubaka urukundo rukomeye nk'inyundo, atangira kujya amupresenta mu nshuti ze. Nyuma y'igihe gito bakundanye ajya no kumwereka mama we kuko ari we afite wenyine. Ibi ngo ntibihatazibagirwa bitewe n'uburyo mama we n'abo mu muryango ba hafi babyakiriye neza ndetse bakabishimira. Mu rugendo rw'imyaka 2 kandi bakundanye batarabana, Benjamin Gicumbi yateye intambwe yo kujya iwabo w'umukobwa, gusa ngo mu ijoro ryari buke akajya iwabo w'umukobwa nabyo ni ibintu byamukomereye cyane, yibaza uko ari bwifate imbere ya sebukwe na nyirabukwe. Tariki 30 Ukuboza 2018 nibwo Gicumbi yateye ivi asaba Delphine Muhoza ko yazamubera umufasha, nawe atazuyaje arabyemera. Iki gikorwa cyakurikiwe n'ubutumwa bombi bashyize ku mbuga nkoranyambaga zabo bagaragaza ko basazwe n'ibyishimo batewe n'intambwe bateye mu rukundo rwabo. Kuri iyo tariki Benjamin yagiye kuri konti ya Instagram maze akoze wa muri we narandika ati ahari sinabona amagambo yasobanura neza uko niyumva mu mutima wanjye muri aka kanya, ariko urukundo ntirwihishira. Delphine Muhoza ndamukunda, ibisigaye ni muri 2019. Icyo gihe Delphine nawe yashyize amafoto ya Gicumbi kuri Instagram avuga ko yiteguye kuba umugore wa Benjamin kandi ko iteka azahora amukunda. Mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki 19 Nyakanga 2019 aba bombi biyemeje guhamya isezerano ryabo imbere y'amategeko. Mu gihe ku mugoroba w'uwo munsi Benjamin Gicumbi yakurikijeho umuhango wo gusaba no gukwa umutambukanyi we Delphine, umuhango wabereye muri Rainbow Hotel Kicukiro.
Nyuma y'iyo mihango ku munsi wakurikiyeho ku wa gatandatu tariki 20 Nyakanga 2019 bahamije isezerano ryabo kuzabana karamata imbere y'Imana mu cyumba cy'amasengesho muri Lycée Notre Dame de Cité. Kuva uwo munsi ijuru rito kuri bo riratangira. Nibyo twari twaguteguriye ku nkuru y'urukundo ya Gicumbi na Delphine. Ari nako tugushimira cyane wo twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza. Turabakunda. Naho ubutaha. Imana ibarinde.